Mamasha ntabwo wanukira umuvandimwe wanjye uri mukuru wanjye wambaye hafi wamfashije muri buri kimwe ntabwo wanukira ikibazo ni ukuguma ahantu uri wenyine iyo uza kubizirikana umva narakubonye simba naraboze gutya Ishami Series filime ya mbere nyarwanda udakwiye gucikwa ese bizagenda gute kabavandimwe batangiye kumarana bapfa imitungo kumureba hagaramye nkumva nagenda nkamwicira ese Shana azabasha gutabara nyina waheze hasi kandi nawe afite ubumuga bwo kutabona yitera mu nakabakaba mama yarwaye mama yarembye ndashaka ngo udufashe tujye kwa muganga mbega kababaro mbega inyamaswa wari waba ndavuze ngo igiswahili ijya hino mbega ubugome biki mbega agahinda mana we mama none aya mbanza arayanyuma agahinda nikica kagira mubi Nura akomeje gukunda Shani urudashoboka nkani mfite umusheri nyine ariko impamvu nanga kumubereka nyine afite ubumuga bwo kutabona we kugira ngo ubone rasiyo ya munsi wowe it's me your face kugira ngo wowe urye kugira ngo wowe wige kugira ngo umere gutya wowe fuck you ntuzigere mu buzima bwawe utuma mfungura ikindi cyumba mu mutima wanjye nagerageje kubikamo ibanga rikomeye ndibikira papa wawe ese Claude ibanga bikiye papa Nura rizatuma mubera umukwe nubwo umukobwa wanjye akomeje kwinangira ariko n'uwanjye still umukobwa wanjye ni umwana nibyariye mba ngomba kugira icyo ngora kugira ngo tubashe kugira guti kuzuza gahunda twasezeranye Nura ko yakaniye ugatinyuka ukifata ukarambura ikiganza cyawe ugakubita umugabo nka Claude you drive me crazy kuro I hate you Shana azatabarwa nande mama nta kintu yagutwaye mama ntagava ahari ubwo niba bakubeshye ngo mama amakosa yakoze uratuma nzamura umujinya wanjye nyamara mama akomeje kuremba amakuru agiye nkura mu baturanyi wumva ngo se ngo uriya mubyeyi ngo umeze kuri bagiye guha miliyoni 50 ngo azaze ibaze 50 iriya ngetura y'umugore yayafashe abavandimwe nabo barashaka kumurya imitungo ari amafaranga ngomba kuyabona mu buryo bwiza cyangwa bubi kurikirana Ishami Series kuri YouTube channel Film Zacu ikazajya icaho buri munsi saa 5 za mu gitondo mama mari gikurinda yemwe urakoze muntu w'Imana yego yemwe yego aho yakoreshe ndabona bitameze neza urakoze guhakaye karirimbo akushaka ako nshaka ni ukuri urakoze Imana iguhumugisha ugira sheri oya ntawe ugira se ndaguhakaye okay ubuno rukundo rurasanzwe abantu bakaruvuga bakarufata uko barwumva abandi barucurika nzarwakira uko warumaye ibindi mbe mbyigitse
naruhari igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwane zana ibyo bikuranga. urakoze urakoze nukuri Imana ikongerera aho uvanye igukubire 7 inshuro 80 uzabyare hungura koga. Imana igumugisha nukuri amahoro rwose utumye nyagira rwose kuba umfashije mburugo buriya mfite umuntu umeze nabi umuntu ngomba kuzajyana mu bitari Kabgayi Ikanombe urumva rwose aya mafaranga umpaye aratuma tubaho kandi imigisha Imana iguhe myinshi cyane. Yego sawa yego Imana ikugenda imbere. Yego yemwe hariho nanone yanje urakoze cyane umeze uteze. ndashima Imana. Urashima Imana ukuntu mukuru wawe ameze. Ndeba gutyo uzi ukuntu ameze ate ameze nabi nukuri kose wagakwiye kumugirira impuhwe. yego yezuwe nukuri Shabirisi ameze nabi. Ese wagira ngo umufashe iki? Ndi Imana imufasha kubaba koroherwa mu buribwe. Ngende ndyame mu mwanya we uragira ngo nkore iki? Wana umusengera ariko. Mana we fasha mukuru wanjye ahantu aryamye ugende umuhe cya kinini kitarura umutere rwa rushinge rutababaza mworohereze mwami Imana. Amen. Sibyo wasaba? Oya ameze nabi nukuri. Kamubwire ageze kuri stage mbebe ararwaye ameze nabi asigaye atuma abasazi akeneye umuntu umwitaho nukuri yarabukeneye nk'uvandimwe. Ariko wanje rero nawe hari igihe urengera ukanakabye. Nukuri. Mbese niba atuma amasazi kubw'umwanda we uragira ngo anamve mu rugo rwanjye njye kumwoza yakwikoreye amasukuzi azamburana se washyizemo imiyaga koko. urumva umwanda afite nawe ukora iki? Ntabwo ari umwanda nukuri ntabwo ari umwanda n'uburwayi. Umuhungu washinzwe iki? Wimpumye ko niba amaso atareba ubwonko bwe nibukora intoki ze nizikora ntashobora kumenya ko nyina afite umwanda ngo mukarabye. Mbese yamukarabye gusa kubivuze nketa n'imagine tubare kuno. Oya shano imbabaye mbara wihangana ushire imyaka ihangana. Aho yari saza biteye agahinda. Abo nta niborose utavuza amasaza yisinze ukatsindwa n'agasaniwe. Wagiye woroshya koko wagiye woroshya. nanone uragarutse nanone kuntega amatwi unyumve neza. Ndashaka indirimbo nziza cyane ituma numva nyuzwe. ntabwo nshika amafaranga yanjye amafaranga yanjye agahinda nikica kagira mubi mpora n'igihunga nibaza ejo hanjye mpora mu mwijima atabura urumuri mana wowe unyobora jya urinda mama oh mama Imana ikikurinda oh mama
kikurinda. Mama, 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 Imana igikurinda. ntabwo numva impamvu abantu bakomeje kumba ni ikibazo. Njyewe kuki ibi ngibi bikomeza bikambaho. Reba hano, reba hano. Kiriya gihungu kimaze kunzonga, Nonese kigukorera ikiraro. Ubu nari nzi ko ndibuze nkafata nkagura umuceri cyangwa amarindazi, ariko byose ntabwo ari ukwibabaza. Amafaranga nari nakoreye yaramaze kugera mu gihumbi nari nayabonye. Harimo ikiro cy'umuceri, nibura gucibwamo byari guhita bigabanuka. Uzi ko mwonseri mwese kuryo nkabivuga iki ko yacutse ngacuka yarasigiye uriye byararangiye. Oya ageze abantu so nyine wibyo kuvuga ngo kwameze nabi bya bikanyanga isaze nyine urebye ariko kase yakweguka gute umugongo umeze nabo mumeriye nabi yakweguka gute. Rero buriya Imana nayo ifite ukuntu irebe umuntu akamutinza mu nzira buri yigize gutya kuko ikamusinziriza akaruhuka. Regari igihe cy'umucyo kitari cyagera. Rwanda rumeneka ibere nani ngo ibere imeneka ngo Rwanda rugisukuma wabona upfuye mbere none abazima nibo bagenda. Arakaze wari ukwiye kujya kubasura pe ukareba ukuntu ameze ukihangana. Wakazi ko kujya mukarabya nishyura ufite umutima mwiza se wajya ukabikorera ubuntu. Oya nishyura uyu umuvandimwe niwe wakagombye kujya kumufasha, ariko njyewe menye ko ndi rubanda. Oya inshuti yafi ufite umuvandimwe wakure wowe ushobora kubuhanyira ukamubona nge simubona urikumva. Ntacyo reka tubire kumwaza yako mwisurira njye mukarabya naje. Ese kuko ntabwo yoga ntabwo yoga ubundi uriya mugore atarakora n'impanuka kuri Imana agira umwanda none ahubwo byahumiye ku mirari nta nubwo nahagera pe. Ntacyo reka njye nzajya kumwisurira ntacyo ngabyangira nje kukubwira nk'umuvandimwe ngo uzajya kumureba, ariko niba ntacyo bikubwiyeho nibwira yadira mbabara cyane. Ibyo ngibyo reka babara tubiveho se tubiveho ntacyo reka tube tubive ariko ubitekerezeho. Waretse kumbihiriza umunsi wa mugore we mbabagira pe. Ese anje ushaka ko njye nawe tuzagirana ikibazo? Oya Nora. Ça va? Meze neza. Ko ndeba wakizemo so mukobwa yagiye. Urumva ntabwo mu cyumba gusa ibintu biraba bitameze neza. Meze gute wowe? Naho bisanzwe. Ubu abanyarwanda siko bavuga ngo umukobwa w'umunyarwanda kazarangwa n'isoni n'isuku. Papa nawe rwose. Kaza ibintu bya kera. Ndabona kugenda gutyo n'ubundi ntabwo buriya uba wikorera hano ni mu rugo iwanyu. Nsigiye nyine umukozi azaba adahari. Niyo yaba ahari
hari ibintu badashobora gutunganya neza uba ugomba kugera gukurikirana ukareba ko biri ku murongo. Umukozi ni umwana wundi ntabwo wamenya buriya. Umunsi nora ko biranga byagenze bite? Ndetse n'akazi kenshi nafite nanjye nafite mama stress nabaga nduhuke. Gahunda zo zigeze hehe? Nta kibazo byose ni neza. Ngize amahirwe nanjye ndagufatishije. Ngajya ngo simba hano. Kasi kumbyuka nirukanga. Nkagenda utarabyuka. Rimwe na rimwe abana aryamye cyangwa se nkasanga udahari ngahita nikora gahunda zanjye ngahita niryamira. Ariko ndishimye kuba ngufatishije uyu munsi. So gahunda ya Claude igeze heza. Gahunda ya Claude? Meze gute? Claude sinaba mwibuka? Ndamwibuka. Gahunda y'imeze gute? Nara. Cyo twakiganiriyeho. Claude. Nibiki? Se twaganiriye ngakubwira uburyo yakobengutse. Yumva mwapanga gahunda y'ubuzima. Twarize ngo ni ibintu bindi ugiye kumbwira. Urajya mbikore iki se? Reko maze ko umukobwa w'inkumi. Urakuze nawe nta kindi kintu utegereje. Amashuri warayasoje. Akanya sura ndambiwe. Ntabwo murambiwe. Ariko ugize amahirwe umusore mwiza nk'uriya, umusore ufite gahunda, umusore w'ikirere w'ikirenga ukomeye. Nje nagiye cyane kiragera rwose. Niba nsoje kwiga ntabwo bivuze ko ntahumeka. Urampunga anacira umurya. Mwihorere ariko mwihorere. Aramfatirana ngo nuko ntabona ariko nazamucunga none agahita areba ko nanjye mufashe nkamufata nkamushyira mu maboko. None kuki abantu mu bandi ari babi? Use gucibwamo kuraza kurangira gute koko? None se nagiye muri byinshi. None se ma wiri ute? Munda. Ma. Oya ihangane. Ese ma. Ko numva ibintu biri kunuka. Wakumirewe. Wakumirewe ko numva ibintu biri kunuka. Wabyikozeho. Mana we, mama none aya mbanza ari ayanyuma. Aya. Ma. We. Reka nshaka kuko nguhanagura, sibyo? Oya nta kibazo. Reka nshaka kuko nguhanagura. Use cyatenda nagishyize hehe? Cyatenda.
se ntabwo nigeze nkuza guhumeka ndimo ndakwibutsa indi ntabwo ugomba gutera y'ubuzima kandi ukayiterana n'umuntu tubona ko natwe umuryango uzi neza wishimiye ahubwo rero niba uri kumbwira ko igihe cyanjye cyageze bimbwire neza njyewe niyitirimo nibyo igihe cyarageze kandi n'uburenganzira bwawe kwihitiramo gusa nakugira inama kandi ukamfasha nk'umukobwa wanjye nkunda Claude uzi uburyo yadufashije uzi uburyo tubanye uzi uburyo none uragira ngo mbikoreho iki nyine ndagira ngo ufashe nawe we mu rugo rwo gutera iyo ntambwe oya iki gihe rero ukuntu bimeze ntabwo ababyeyi bagishimira abana babo nitwe rero twishimira ngiye kumbwira niba igihe cyanjye cyageze wanandambiwe ngiwe nshaka ngo Nora ngo iki Nora niba wandambiwe umbwire nshake umuhungu dukundana akumbwira Claude waramunze Nora konzi ko nagwaye uburere usigaye ugezeho ushyiramo gahunda y'ubuzima kandi mbona wikubereye ugashaka kwica ku ruhande Yesu ibintu byose umbwira ariko nzambigendera ushaka ibindi mushatse genda gutya aba yari n'ibindi bintu wenda ntabwo wambwira ngo ukora ibi ngibi ngo bijyana kugushaka wawe Nora reba uburyo Claude yitanze mu rupfu rwa mama wawe akadufasha agafata ibikoresho bye akazana imodoka ye agatanga imbaraga ze zose akaduha umwanya we sibyo urupfu ni ukugurizanya noneho na mbere yaho zitanga mu by'iwabo tureke ibyo ngibyo uzi uburyo tujya duhuza no ku murongo wa business byashoboka kubiza rero mugize gute muhuje mugafatanya urwo rugendo tukabashyigikira ko papa nawe rero nukazazana ibintu bya kera nawe ngukabye ukuntu wahuje na Claude n'ubundi niko wahuza n'abandi agahinda nikica kagira muri mora n'igihunga nibaze ejo hanjye mora mu mwijima atabura umuri mana wowe unyobora yurinda mama uyu mbona amarindazi nibura byari gutuma ufungana ibi bintu byo gucibwamo mama imana ikikurinda biracyari ku mubiri se Ma baba we washize